Applaudissez pour la prochaine humoriste. Shalom. Navuye mu cyaro gusaba no mu cyaro barabasuhuza bambwiye ngo mabwire umwaka mushya muhire. Mwe mwabonye no mwaka ari mushyara? Mwabonye ari mushya mwebwe? Yego rat. Umwaka rusanzwe no kazi. Anyways, abana mu cyaro bambwiye ngo mbasuhuze. Ejo bino muretse kujya mu cyaro ndi kumwe n'umusaza. Ariko abana mu cyaro live buryo bakurogana nago mwabyumva. Twe twagiye gusura twagiye kuvuza Sekuru wacu yararwaye. Twe twagiye kuvuza Sekuru wacu nyine ararwaye. Sorry. Murano wanjye ni wa papa. Sekuru byara papa. Ni Sekuru buri ariko. No. Ni Sekuru byara sorry. Ni papa wa papa. Twe twagiye kuvuza papa wa papa. Ndibuka ejo ni nabwo buryo papa akomeza ibintu. Papa buryo akomeza ibintu ngo niya kuguriye umwenda ukanga kufata wara wiyambarira. Then ejo bundi yaguriye isengeri sister nyine igeze mu rugo kwetare mubere nagari zazindi zicano ku rande gutya. Then arayanga. Papa yese yitwara mu misada mu gitondo na black. None ikintu kirenze nagari icyo ngicyo. Buryo papa akomezamo ibintu ni wa muntu ukomeza ibintu kuryo no mu rugo niwe muntu utinda muri wese. Kuryo niyo na mu gitondo agiye muri wese atwara radio. No, ejo bundi kuntu byagenze yagiye muri wese ajyanye radio mu gitondo. Tugiye kubona tubona tinzo byatari nyine mere biramucanga avuga se none umusaza akatinze muri wese byagenze bite. Nuko araza aramubaza se mugabo mwiza byanyuste ko atinze muri wese kushuko atindagamo byagenze ute. Atambwa ati sha naguze ibintu byabaye. Hari mu rukira nyine kwa kuntu umuntu abyuka mu gitondo akajya muri wese. Papa we yagiye muri wese. Bite ko bite burya atindamo atwara radio naye babwiye. Then amase kwatinze muri wese no byagenze ute kushuko atindagamo. Ushanga naguze uburyo byagenze mugore mwiza. Se byagenze ute mbwira nta kibazo. Ati nageze mu bahita bashyiramo indirimbo y'igihugu. Kandi hari indirimbo y'igihugu nta kintu cy'ukora. Animo ndabwira uburyo twagiye kuvuza Sekuru nawe n'umuntu nyine ko ari abyaye papa akomeza no nka papa. Twageze kwa muganga tugiye kumuvuza nimba ari ugutinya imiti nimba ari ugutinya iki basanga nyine papa nako Sekuru ngarwaye agakoko gatera SIDA. Turavuga okay nimba rwa agakoko gatera SIDA nta kibazo mwatubura uburyo bizaba bigenda nyine bamuha imiti igabanya ubukana nyine ariko twabe bataremubwe babwiye papa kuko rero twamujyanye kwa muganga twabonye yarwaye cyane. Babwira papa aramubwira ati dusanze umusaza arwaye agakoko gatera SIDA buriya nyine muzanukuzaza agafata ibinini ahangaha. Reka dusohoka tujye kumubwira rero umusaza hanze ko bamusanze agakoko gatera SIDA. Turasota amubwira ati musaza agusanze agakoko gatera SIDA byo bizafata ibinini bya buri kwezi. Atavuga ati ako kanyazi k'agakoko bansanze mu bakambe nkavanga nkishe kweli. Anyways, bura abagabo n'abantu ebana bakaze kabisa. Ndi kubuza naciye Masaka nca muri beti. Muri beti nyine hari abajya ku betingira muri tuno tuzu shop two ku muhanda. Nagezemo nsanga arimo umusaza ngo bazanye game nshya game yimbwa. Ku betinga kumbwa. Iyo bazanye. None twaciyemo nsangamo abagabo babiri baje kugura. Umwe yari yariwe undi yariye. Urumva? Ariko wariye we nta kibazo. Rumba yari yishimye cyane ariko wari we bamubaje ati se nagiye kumva twumva yari yazanye amafaranga y'umugore kameme ari yaje gukinisha amaho ngaho akina ya game yimbwa araribwa amaze kuribwa amadamu aramamaga ati se mugabo mwiza bimeze bite ko watinze ibintu wagiye kuzana ni ibiki uzwo nahise amubwira se usha madamu ngo ndiwe n'imbwa none abagore ni muhwe kuyasa amubwira ati nizere ko iyo mbwa ikingi no Yonge nagikoze se iragarutse. Ikibazo nagacyari uko uwo ngo nyine wariwe n'imbwa tu. None wari imbwa ukuntu wambwiraga nabyo birenze. Bamubazaga ati boss imeze bitati fresh. Ati nori munarya imbwa? Uri kurya imbwa? Ati naziriye kuva mu gitondo. None ikibazo cyari gisigaye nukumubaza izo mbwa rero kuva mu gitondo we nawe still yagifite ikibazo. Bakamaza ikibazo ufite niki kandi uri kurya imbwa? Ati ntago muzi ikibazo mfite mwebwe. Ati se niki? Ikibazo mfite no kumenya zino mbwa nimba ari imbwa z'inzungu cyangwa ari nyarwanda. Ati kubera iki se? Ati buryo warya imbwa yarya inzungu wala.
mvuye mu cyaro ariko kumvisha abantu ko nkunana na Merci bye byarancanze bya hatari bajyaga bambaza nababwiraga nyine ngende umunyarwenya tu aturi umunyarwenya ati atukorana nande se nkata amasubiza ngo Merci ukorana nande Merci kuri muradushimira semeze bite ukorana nande nkabwa Merci ukorana nande uri umukomediye koko yes ukorana nande Merci ukorana nande Merci ako ndabona batari kubyumva ndavuga ati kanze mbabwire mu kinyarwanda atukorana nande ndaruhutse urukurana niwe rwose reka nduhuke nanjye ndananiwe